Ngo okay, murakaza neza kuri YouTube channel ya Nyahera Official. Aka kanya rero murabizi ko ku munsi w'ejo ku munsi wo kuwa gatanu wari umunsi w'umuganura, abantu benshi mwagiye kuganura. Gusa nyine nagira ngo mbabwire ko iby'umuganura ntabwo mbizi, ibintu biri hejuru cyane. Gusa ngenzi ibiryo barya, nimba warifashe ukarya inyama, udufiriti, ngutwo nyine ibyo byo muri kureba aho ngaho byo mu bukwe, nobe waganuje abandi. Ubundi umuganura nimba uriye inyama ganuza abandi, nimba uriye amafiriti ganuza abandi, nimba uriye ibiryo byose wariye ugomba kuganuza abandi. Nimba ari inyama teka nyinshi, nimba ari ifiriti teka nyinshi, nimba ari ibigori teka byinshi. Abatetse bino biryo rero barakoze, nimba baraganuje abandi bagenzi bawo. Murabona ko ari umuceri, ifiriti, inyama, nyine ni ibiryo ubona ko ari ibiryo byiyubashye. Ubundi ku muganura no ku rwego rw'igihugu ntabwo duteka bino biryo, nyine ibi ngibi ari ibiryo bihenze. Si no kuvuga ngo ni ibiryo bihenze kuko batabibona, gusa nyine ni ku muganura ubumeze. Ubundi muganura bateka ibiryo ngiye kubereka, ntabwo bateka nyine zino firiti, uyu muceri, izi nyama zingana gutya, nyine ukabona umuntu yarorewe isahani imeze uku nguko. Ku muganura ntabwo ari ukuntu babigenza. Ku muganura nta kintu nababwiye ngo nta kintu nkuziho cyane nyine kiri hejuru cyane, gusa ngenzi ibiryo bateka, nzi uburyo barya, nzi nyine uburyo baganura baganira amagambo yubaka. Ubundi batangira gutya, buri wese akaza, cyangwa se nimba abashinzwe gukora bakaza bakamuha, abari ibigori, abari ibijumba, abari imyumbati, abari ibishyimbo, amasaka, ubugari, ibiryo nk'ibyo nyine bakaza bakabazanira. Muri kubireba namwe, dore ngubwo n'ubugari, dore ngari amasaka, harimo n'ibindi bintu namenya, n'ibindi biryo namenya ngewe nyine bitewe n'imyaka cyangwa bitewe n'ikigero ndimo. Gusa nyine ababizi babibonye batarabibona. Barimo n'ibidegede nimba ariko twabyitwa, ibijumba, ubona ko hari n'abana bicaye hamwe. Ubundi ku muganura ni igihe cyo gusangira nyine, aho usangira n'umuntu urenze umwe cyangwa babiri cyangwa batatu, ari abantu benshi. Kandi nyine urabona ko bakoresha ibintu byinshi bya traditional cyangwa se ibintu bya kera, ibintu bya gakondo. Ukabona ko bari kwarura ku makoma, ukabona ko bari kurya ibiryo bya gakondo bitagira icyo bita ubuto, ukabona ko bari kunywa inzoga, ko zimwe inzoga nyine zimwe nziza, ibigori namwe muri kubireba aho ngaho, ubugari bw'amasaka muri kubureba, imyumbati, bakarya ibishyimbo, akawunga, ibintu nk'ibyo ngibyo nyine, ibiryo nk'ibyo nyine. Ariko utapfuye kuza ngo ufate nk'inyama, ni igihe ubundi tuba turi no kurya tugana. Niba ino video ikunyuzeho, yohereza na mugenzi wawe yirebere ibiryo bateka ku muganura, ubutaha atazacikwa kujya ku muganura. Ndabakunda cyane rero, ko kora subscribe. Ciao ciao.